Reka tubasuhuze tubifurize gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza. Imirwano irakomeje mu bice bigiye bitandukanye yaba muri territoire ya Masisi, territoire ya Rucuro n'ahandi hagiye hatandukanye. Ubona yuko ibintu bikomeje gukara, ibintu bikomeje gukomera. Reka manza nshimire abakunzi b'Intare Official bakomeje kudutera inkunga aho baherereye hose, ndetse abakomeje kudutera inkunga benshi mujya mubabona kuko nubundi tubashyira kuri ino liste. Uri mu ngoma Gave Merci, Ndamutse Omar, Rwema Condo, Emmanuel, Isaac Sinzabakwira, hari undi n'undi muvandimwe n'ubundi nawe nshimira n'ubundi muvandimwe nawe naje kubona inkunga yiwe Guillaume Kadida, merci nawe rwose ndamushimiye. Reka nanashimire noneho n'abavandimwe bakomeje noneho kudutera inkunga gikomeye, inkunga y'ibitekerezo. Abo ngabo nabo reka nabo tubashimire. Harimo uwitwa Bizahinduka, Modeste Musa, Charles Uwayezu, Ngirabagenzi Obendi, Simple Mugisha, Intare cyane, Konsole Nikuze, Inyase Twagirayezu no wita Wakwetu Eric. Abo ngabo nabo mbashimiye ku nama zanyu ndetse rimwe na rimwe n'ibitekerezo muba muduha. Ndabashimiye cyane, ndababwira ati Imana ikomeze ibahezagire kandi mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Imirwano n'ubundi nk'uko ndi kubabwira irakomeje mu bice bigiye bitandukanye. Aga muri territoire ya Masisi, donc ni muri kino gitondo, ni nyuma y'imirwano yabereye hariya za Kibati. Intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga n'ubundi. Ni imirwano yatangiye yabaye kwa kabiri, kwa gatatu mu gitondo, ndetse ku buryo Intare za Sarambwe ubuce bwinshi zaziri ku bukontrole hariya za Kibati na za Mingazi no mu misozi ikikije hariya. Ubona yuko Intare za Sarambwe zikomeje gukora agashya hariya. Ubona yuko rwose Intare za Sarambwe ziri gukora agashya hariya hantu. Ubona yuko ibikorwa by'Intare za Sarambwe hariya muri za Kibati ni muri territoire ya Warikare. Intare za Sarambwe no muri iki gitondo n'ubundi ziri kuhakora ibintu bidasanzwe. Muri province ya Sud Kivu, elema nyinshi za FRDC bamaze kujya muri M23, bakomeje kujya muri M23. Ku munsi w'ejo kwa gatatu 15 bamaze kwiripotinga muri M23 nyere muri territoire ya Kabare. Bamaze kwiripotinga muri M23 15 bavuye muri FRDC no muri Wazalendo baje muri M23. Muri territoire ya Rucuro, ni muri territoire ya Rucuro nkuko nari nkomeje kubibabwira, ndetse ko mwumvishe ko rwanda hari umwana wariraga. Byabaye ngombwa nyine nk'umuntu byabaye ngombwa ko umwana agomba guhozwa, ngombwa ko umuntu amanze yamuhoza. Ariko noneho reka mbabwire hariya muri territoire ya Rucuro uko ibintu n'ubundi byitwaye kugeza amagingo aya. Ni muri territoire ya Rucuro muri sheferi ya Bwito aho bitazabishusha. Intare za Sarambwe zahanganye cyane na Wazalendo. Hariya Bishusha iri muri groupement Bukombo, ni iwabo wa Dominique Ndaruhutse, uriya mu general autoproclame nawe umwe mu bicanyi navuga ruharwa bakomeye, banamaza abantu, banamaza inka n'ubundi z'abaturage hariya. Ubona yuko ari umwe mu bo twavuga bakaze. Ziriya za Wazalendo, ziriya semuse umunsi w'ejo bundi zishe abantu 9 muri centre ya Bishusha, babahora ngo bakorana na M23. Ati nibo batanga makuru, ati nibo bigenza gutya na gutya, baraza barabica hara muri Bishusha centre, kandi ni iwabo wa general autoproclame Dominique Ndaruhutse alias Domi. Ubona yuko n'ubundi ko bakomeje gukora ibikorwa bitari byiza. Ni muri ya groupement Bukombo, ni muri territoire ya Rucuro sheferi ya Bwito.
ahandi hitwa muri Rwindi abandi baturage 9, Rwindi naho bita Munema, nabo bishwe na Wazalendo. Operation M23 yari yatangiye guteraka gukora hariya yo guhiga Wazalendo na FDLR. Bamwe mu ba FDLR nabo abitwa ba Tafi bagiye mu baturage barabica, baravuga ati nibo batanga amakuru yo bahereza intare za Sarambwe. Mu bapfuye rero wenda reka mbabwireho ko bapfuye hariya muri Rwindi za Munema muri ya operation. Hari uwitwa Isaya yibutsa, hari uwitwa Yeremiya Sore, Boda Matayo n'uwitwa Kibonge. Abo bose bishwe na Wazalendo, bicwa donc bishwe na CMC. Reka mbivuga uko biri, bishwe na CMC. Ubona ko ari muri sheferi ya Bwito ibintu bikomeje kuba bibi. Muri Bwisha operation no zirakomeje, aho M23 ikomeje guhiga FDLR na Wazalendo nkaho twibita Karake. Hariho ni muri territoire ya Nyiragongo, ari muri Nyiragongo n'ubundi muri Parc National ya Virunga, intare za Sarambwe, Colonel Gakufe, Badege, Colonel Badege, aba bose ni intare za Sarambwe. Ubona ko nabo bakomeje gukora icyo nakwita operation zikomeye zo guhiga FDLR na Wazalendo muri biriya bice barimo, biriya bice birimo FDLR, biriya bice birimo bariya barwanyi bose ubona yuko bahungabanya umutekano w'abaturage, batamereye neza abaturage, ariko intare za Sarambwe rwose zikaba ziri kugakora neza. Neza rwose. Reka wenda ngaruka ku makuru natanze umunsi w'ejo. Ni amakuru yavugaga uburyo operation zakozwe, operation zimaze gukorwa, zikorwa na M23 ndetse na local defense ziri muri hariya muri localité Kahira. Amakuru yerekana bamwe mu barwanyi bapfuye bishwe n'intare za Sarambwe, ndetse uburyo uriya Apollo Abraham yatezwe. Ejo hari amakuru yasirikiraga bambwira ati ngo Bemba, ngo amakuru turi kubona ngo ko Apollo bamufashe ni ukuri. Apollo baramuhushijwe, Apollo Abraham baramuhushijwe. Ayo makuru nari maze kuyabona rwose, barambwira ngo baramufashe. Ndahamagara dusanga ko Apollo bamuhushije, ariko kabiri nikaba ku mugabo bimaze kuba nk'ubwa kangahe, manza ari nk'ubwa gatatu intare za Sarambwe zimuhusha, mu gihe we Mayimayi APSLS zamuhushijwe nawe, ndetse abo kwa Inyasi gusubiranamo nawe baramuhushwa. Wenda ubu ngubu ntabwo nzi ngo bimeze gute na gute, ariko Apollo Abraham ntabwo ari kumvikana n'uriya mu general autoproclamé yitwa Inyasi. Inyasi we ni FDLR, je le dis et je le répète, il est FDLR. Uko byagenda kose, uko yakwigira umunyegomba, uko yakwigira umunyagasura, gakondo ye ibahe. Yaramwe ngo akomoka niba ari umucyaba, niba ari ibiki ntabwo mbizi, ariko ngewe ndababwiza ukuri. Ngewe Clever Bemba, gakondo yanjye ahirira hari ntahizajya. Ibuka ariko uzi ko imirima y'imigurano niba inahari irahari, ariko twarayiguze. Bari abantu aho neza bagiye batugurisha, baratugurishije, yari gakondo yabo, ku buryo nanajye no dufite nk'umurima winda byibuka, ari umurima twagurishije umuhungu witwa Tede, ariko nawe manze nabo mu muryango. Ariko bagiye bakamubaza uriya murima waguze n'uwabande, bakubwira ati nawe uguze na ba runaka, sibyo? Wenda nabo bafite imirima hariya, ba Tede nabo bafite imirima hariya, nibyo. Ariko avuga ati nawe uguze na ba runaka, izo ni gakondo zacu. Ndakomeza mbaze uriya wigira umukongomani, gakondo yanyu ibahe? Ngo navukiye ngo hariya, ngo nkurira ngo imiyanja, ngo ndangije ngo njya ngo zahehe. Ryari Inyasi
wafasha abakongomani ko ibyo wakoze ari byinshi bibi. Wowe n'uriya Tokiyo n'abitwa hari uwundi witwaga bamwita ngo ninde, yitwa ubwo wakoranaga na bari aba padiri bose bari aba FDLR bari gukora ibyo bita zabohoza afatanyije na ba Apollo, abitwaga Karupara. Hariho Karupara abaga muri FARDC, hari n'umwana mwiza kuko we yahigaga na Wazalendo. Hari n'undi Karupara wo mu FDL nabo narahari, babana n'abari aba Kigozi, babana n'abitwa ba Kigozi, ngo Kigozi ni komanda. Abandi barapasinga. None kuki wowe nabo muri kumwe mutavuga ati reka natwe tujye kubaka igihugu cyacu mwadusaza? Nabo basore muba muri gushuka, ni muri kubona ko abandi basore bameze neza, bari kubyibuha, bari kunywa amata, babayeho neza rwose, amatama yabaye amatama. Mwe mukijundaraye iyo ngiyo upaka ngo mwishe ngo abakongomani, ngo mwishe ngo Bemba. Inyasi wowe ijambo ryo wambwiye ngo ngewe n'umuryango wanjye uzawice sha, uzawice. Ndabyibuka ari ikintu cyambabaje kimwe. Hari abana b'itambi bari baragiye muri za Wazalendo n'utwana tw'imyaka 15, muragenda imiryango yabo murayitsemba. Kazungu umugore Angabire mwamwicanye n'abana be, mufite umwana we uri muri Wazalendo. Muri ibigoryi, nongere mbivuge, muri ibigoryi. Ari igihe mbitekereza, uwo mwana se yari uruhinja, ararumva ngo mwishe nyina, mwishe barumuna be, agakomeza kubana namwe. Koko sha mwagiye mugira ubwenge posti we. Cyari igihe mbivuga inya, ariko bino bintu bizabagiraho ingaruka zikomeye. Uzica ngo umuryango wanjye se, umuryango wanjye uzawice n'ububona. Abo wishe ni bakeya. Hari igihe yo ntekereje Inyasi ibintu yagiye adukorera, nkatekereza yitwa Nyeganyega. Ariko Apollo man, ndabyibuka, nabyumvaga ku cyombo cya Kibonge. Uriya Kibonge ubaga muri ni Kibonge ubaga muri production y'icyama. Apollo aritonda, arahamagara, baravuze ati ngo wewe wana, ngo abantu bose bapfuye itambi ngo ni abagore ngo babaye mu 23. Nkatekereza hari umukecuru ni tate wanjye, umugore asogokuru nawe bishe, afite nk'imyaka 70, afite nk'imyaka 70. Yibaza nawe ni umugore ko sogokuru yapfuye, banziza iki? Ni umugore wabaye mu 23 gute? Ahubwo bamuhora abana be banze gukomeza gukorana nabo, iyepfo babavamo. Umugore w'Angabire ko yari afite umwana mubana muri Wazalendo, yari umugore wabaye mu 23 gute? Turiya twana ndavuga wenda nk'agakobwa ka Vastina mwicanye n'akana ke Mahombi, si mukiri hamwe Mahombi wo kwa Habyarimana, ni mukiri hamwe muri Wazalendo, ariko muragenda mwica umwishwa we, nacyo gitumbitse amabinga aho ngaho ngo kiri gukorera ngo baye Inyasi. Muzamushima se Apollo? Muzamushima, muzabigenza ute? Nk'abo babera, si imiryango yacu yapfuye. Imbwa yitwa Gabaya ntawugira neza, mwene nyina wa Mani, iri kwirata ati ngo turabikoze. Uwitwa Nyeganyega rero nuza kimara kubivuga, Nyeganyega baravuze ati ngo sawa, ngo abo ngabo ngo twaturi kubereka ngo twaturi kubahereza ngo tubereke yuko ntundi uzataha akajya mu gice kirimo M23 azahura n'ibibazo. Ngo yari iminabyo, ngo inkuba ziri inyuma. Nyeganyega uribuka ukimara kwica uriya mukoloneli mwabanaga witwa nani Masiroga, iwawe ntibagiye nawe bakakwicira imiryango? Kuki amaraso kwica byabakurikiranye? Nibakwiciye imiryango bakica abandi n'abandi bari guhorera Masiroga. Warungutse, warahombye, ubugoryi gusa. Apollo wishe Kamuzinzi n'abantu bari barayiwe 2, uramwica na mwene uri kumwe na mwene nyokuriya wapfuye kumyari nawe yari koloneli Kirikiri. Mukimara kwica Kamuzinzi, Isco Burahamu ntibamwishe. Burahamu yari afite ikihe cyaha? Si wowe wicishije Isco? Nyoko mama wawe umumama wari imfura kuriya. Abadivantiste basengaga, ye nigeze no kurwara uburozi barandoga. Aburahamu kuko yararutsaga arandutsa, ntago nzabyibagirwa. Ise wa Apollo utuma isapfa, utuma nyoko apfa.
bituma Karimunda mwene nyina wa so apfa. Ariko uriya mugabo yari imfura, kuko nibuka ko yaradushingiye, umukobwa yaradushingiye so wanyu. Urareba ubwo bugoryi mubamo ngo muze noneho shyiraho ubara amaraso umaze kumena, ntabwo uzava kuri ino si utabyishyuye. Nyeganyega ntuzava kuri ino si utabyishyuye. Inyasi, Sawuli, Dawidi, nawe nubwo ahigiye uhinduza amazina ntuzava kuri ino si utabyishyuye. Apolo, bariya bantuza ba Jantitungane bagiye kujya muri Wazalendo, suko bari bararezwe na Kamuzinzi bamaze kubona ibyo umaze gukorera Kamuzinzi. Ubu se muzabana nubwo bari muri Wazalendo nawe ukaba ubirimo. Iyo ntuza aba ari aho ngaho, buno ntaba yarakurashe cyangwa wowe waramurashe ko mwese muri abicaye. Ariko nangwa na Janti niwe wamuteye n'umujinya wo kujya muri za Wazalendo hejuru y'ibyo wakoreye umuntu wari waramureze. Intambara rero iracyakomeje hariya, ubona ko kugira ngo izarangire bizagorane. Reka mabwiza ukuri, mwamenye ubwenge, mukaba nk'abantu bari za Nyamitabo za Kagusa, abantu hariya za Burungu, abitwaga hari abashefu bitwaga ba Muhindo bavuye hariya za Rujebeshi ngo bagiye muri Wazalendo, bamaze kabiri. Ahatekanye se ni bande bari gutuma hatekana? Si abana baho. Imuheto ninde murebere twavuga usigaye uretse Mayanga nawe wabaye ikigusha, urabajye bavuga ngo abari kumukera hamwe ariko araziritse, sibyo? Uretse ubugoryi mubamo ni bande bandi bazana, uretse ko Nyeganyega iwabo ntabwo ari aho ngaho, Apolo nayo iwabo ntabwo ari Zagahira. Abo bose muri guhungabanya umutekano. Inyasi ntabwo baba ari Zagahira, mwese muri guhungabanya umutekano wacu twebwe kavukire ya hariya. Nkanjijima bivuganye uburakari hejuru ibintu umaze gukora, ariko Imana inambabarire. Ndahamya nashidikanya ko igihe kizagera namwe mugashyira ubwenge ku gihe mukababarirwa. Uribuka uriya Kizaza, guverineri yaramubwiye ati ngo uyu yari umwe mu bajura bari bakomeye bibaga inka, ariko twebwe ntabwo ibyo ngibyo tujya kubigenderaho. Yaribye, ibyo ni ibyaha by'intambara, byarakozwe, byararangiye. Ariko mwikomeza kwishyiraho amakara, mwirahuriraho ibintu mutazakira, mukomeza kwishyiraho amaraso y'inzirakarengane. Apolo, uribuka urasa umugore umujijije umurima we, ahetse umwana ukamurasa isasu rikamufata rigahinguranya mu umwana umugore uvuka hariya za Brazil ya za Kanyatsi. Urabyibuka ibyo bintu wakoze? Kubera iki mukomeza kuba inkora amaraso yabamena amaraso? Ntabwo sinzi ikigeze kuvuga ati ngo twebwe ngo turi gufasha Imana gusarura. Iki cyo mubana aho ngaho niba ari cyande. Gusa Imana izabishyura ibyo bikorwa by'ubugome n'ubundi muri gukorera abaturage b'inzirakarengane. Ntabwo muzapfa kuva kuri ino si mutishyuye, muzava kuri ino si mwishyuye. Imirwano n'ubundi irakomeje hariya hafi ya za Kibati, ni muri teritware ya Warikare, uciye ku inzira iva Nyabyondo, Kasheberi, Kibati, Mingazi werekeza za Kibwari, Mangi. Iyo misozi intare za Sarambwe zayishyizemo amadefense menshi, ubona yuko ibintu bishobora guhinduka, kuko na Wazalendo nabo bashakaga kugira ngo bahazane bahashyire amadefense, ariko intare za Sarambwe ziti ntabwo twabemerera, ntabwo byashoboka, mupfa kuza gushyira defense ahantu habonetse hose, cyangwa mwe mwabasha gushamburiya ibirindiro byacu. Muri teritwari ya Karehe naho muri Parike Nationale ya Kauzi Biega harimo operasiyo kubura ziri gukorwa n'intare za Sarambwe zo gutraka Wazalendo na FDLR bari hariya. Muri Minembwe ibintu bisa naho bituje. Muri Minembwe ibintu biratuje, kuko ubona ko n'aba basirikari b'Abarundi nabo bari kuza muri ya misozi baje mu operasiyo, nabo bamaze gushya ubwoba biturukanye n'uburyo amadubu ndetse n'intare bakomeje kubyitwaramo bantu b'Imana. Murumva ko ibintu
bikomeje gukomera, ubona ko intare za Sarambwe rwose sinzi abagendana n'Imana rwose igihe cyose baratsinda. Uri kumwe n'Imana ngo uzatsindwe. Kabare naho hari ama operation n'ubundi ari gukorwayo, Walungu hari ama operation ari gukorwayo. Intare za Sarambwe ariko muri teritwari ya Rubero zikomeje gusatira umujyi wa Rubero, ndetse abacuruzi n'abandi bantu bakomeye hariya muri centre ya Rubero ukabona ko batangiye gutangira gukuramo akabo karenge. Bakunzi b'Intare official rero, amakuru nakagaruka ukanya ndibuze kujya gukurikirana ibirori bya pass out ya bamwe mu bahoze mu mitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari muri FDLR. Urabona ko maze iminsi nganira nabo, bashaka kugira ngo ngende mbikurikirane, ukanya ngiye kwambuka umupaka nsimbukireyo kugira ngo mbikurikirane neza, menye uko byitwaye, uko bimeze. Ariko kubera Imana ndahamya nashidikanya